gitondo imbuto zineza jyubiba ku manywa n'ikigoroba indira ko zera baze basarure tuza tundimiba tuzanezerwa tugende tubibira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka amasarurani mirimo bishize tuza tundimiba tuzanezerwa tugende tubibira umwami niba tubabazwa n'abarimbuka amasarurani mirimo bishize tuza tundimiba tuzanezerwa nidutundimiba tuzanezerwa nidutundimiba tuzanezerwa. Turagushimye Mana Data wa twese uri mu ijuru, dushimye kugira neza kwe kwinshi gukomeye, uburinzi bwe bukomeye bwabanye natwe. Mu gitondo cy'uyu munsi tuguhereje icyubahiro kuko uri Imana igira neza, uburinzi bwawe nibwo bwabaye kuri twe, utugirira neza. Tuje hano kugira ngo tubashe tuganire n'ubwoko bwawe. Turakwinginze ngo tugirire neza kandi utwiteho umunsi wose, twiriranwa amashimwe nk'uko n'uburi twabyukanye amashimwe. Nongeye kubaha ikaze ku Ikamba Brooms TV. Ntekereza ko atari ubwa mbere tubanye. Uyu munsi ndifuza ko twongera tukaganiraho gatoya, tukibukiranya amagambo ashobora kudukomeza mu rugendo cyangwa se tugaterana imbaraga. Nta muhanga mu by'uru rugendo, biba bikwiye ko buri umunsi ku wundi twiga, dusoma, tuganira, bikadukomeza. Bityo iyo wacitse intege cyangwa unaniwe cyangwa ufite ibindi bibazo runaka, bishobora kugufasha kuko uba uhura n'amagambo meza guhumuriza y'Imana, bikagusubizamo imbaraga. Niyo mpamvu tudacika intege, tutarambirwa, tutarekeraho, tudatuza, dukomeza gukora ibi, dukomeza kuza kubaganiriza, dukomeza kuganira mu buryo butandukanye kubw'ijambo ry'Imana kugira ngo dukomezanye. Rero ndumva ari uko bimeze, nabibwiye amazina yanjye mwayumvise kandi si ubwa mbere. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri muri Yohana ibice 2. Turahera ku murongo wa mbere. Hari amagambo mwese muzi cyangwa nawe wigeze wumva mu matwi yawe, avuga ku by'ubukwe bw'Ikana. Turasoma amagambo atari yose, turasoma duhereye ku murongo wa mbere avuga ngo ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe Ikana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe, kuko vino ishize. Nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi,
tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Amen. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe, kuko vino ishize. Nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu aramubwira ati mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira cyose mugikore. Amen. Ni amagambo dusomye kandi meza, ashobora kudufasha none n'ejo cyangwa n'ikindi gihe. Aya magambo yaje mu gihe yari akenewe mu bukwe bw'i Kana. Nyine hari habaye ubukwe, nk'uko nawe wakoresha ubukwe cyangwa n'undi yakoresha n'ibindi. Ariko ubu bukwe bwaje kuba ubukwe budasanzwe. Ubukwe budasanzwe, abantu bakoraga ubukwe basanzwe bakoresha amakwe, basanzwe basurana, basanzwe bagenderana. Ariko uwo munsi bwabaye ubukwe budasanzwe kuko batumiye Yesu bagatumira na nyina. Muri iyi minsi yari iminsi itari isanzwe y'ivugabutumwa, kambivuge gutyo, kuko muri iyo minsi ni nabwo Yesu yahuye na Nikodemu. Ni ukuvuga ngo byari ibihe by'urugendo rwa Yesu ku isi, ariko mu bintu yagombaga gukora mu magambo make hari harimo no kuza muri ubu bukwe. Abantu batari babyiteguye, ariko kandi bamutumiye batanabizi ko hari wenda hari ikindi kintu kiri bukorwe. Ariko Yesu araza, amaze kugera mu bukwe yahicaye nk'umutumirwa wese, na nyina yari ari aho. Bose ntibari basobanukiwe neza by'ukuri Yesu n'ibitangaza bye. Nk'uko yicaye atuje, baranywa, bararya, baranezerwa, ariko Bibiliya yatubwiye ngo vino cyangwa ibyo banywaga byose birashira. Bishize, Mariya arabimenya, ariko burya yagiye kubibwira Yesu. Yesu nawe aho yari yicaye ntabwo yari ayoboye ibyabaye, yari acecetse abizi. Amugera aramubwira ati rero buriya nubwo ubona bimeze gutya, ahari abantu bafite ibikombe ubona n'abafite uducupa n'abari kunywa n'iza nyuma, hari ababuze icyo banywa, vino yashize, nta vino bafite. Yesu Kristo nk'Imana mu buhanga bwinshi aramubwira ati mubyeyi, none tubigendanyemo dute? Asa n'umubaza, ni nko kumubaza none ngire nte, mbigenze gute? Ariko ntiyarindira ko nyina amusubiza, kuko yari abizi neza ko nta kintu ari bumusubize cyatuma nakora birenze ibyo ari bukore, kuko umugambi wari uhari. Ahita aramusubiza ati ariko igihe cyanjye ntabwo kiragera. Mariya nk'umuntu wari uzi neza Kristo, nk'umuntu wari usobanukiye umuhungu we, aragenda atwara iryo, ajya kubwira abantu ati rero Yesu ari hano, nagira icyo ababwira mugikore. Ba Kristo bavandimwe, ntabwo Mariya yari asobanukiwe neza ko icyo ari bukore icyo ari cyo. Nta nubwo yari azi ingano y'ikintu agiye gukora Yesu icyo ari cyo, ariko yari amwizeye ko ari bukore ikintu uko byagenda kose. Mu buzima busanzwe
ufite intambara, ufite ibibazo, ahari byarakomeye ku rwego wowe wumva ko bikomeye, bigeze kure ku rwego wumva ko bigeze kure, waravuzwe, uratukwa, uratotezwa, urangwa, urajugunywa, byarabaye, urumva bigeze kure, bigeze kure. Abantu bagwaye urw'amenyo, barakuririmba, barakuvuga, bigeze kure. Intambara zose uhagazemo, amadeni yose waba ufite wikoreye ku mutwe uko yaba angana kose, ibibazo uko byaba biresha kose, ibanga rikomeye ni ugutumira Kristo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibanga rikomeye ni ukubwira Kristo akaza mukabana intambwe ku yindi. Uyu munsi ufite intambara zatumye ubuzima bwawe wumva warabuteretse ahandi hantu, ukumva ufite igishakwa cy'ubuzima ku buryo wumva ubuzima bwawe bwahashize n'ubwo uyu munsi atari bumwe, ukumva ko hari amahirwe watakaje uyu munsi utagifite kubera ibyakubayeho, kubera ibyakugwiririye, kubera intambara wanyuzemo, kubera izo uri kurwana, kubera. Ariko wicogozwa n'incamugongo, wigushwa, wicika intege kubera ibigeragezo, kubera amakuba, kuko Bibiliya ivuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri bingahe? Muri byose. Uyu Yesu ntago yaje kudupfira ku musaraba gusa ngo tubabarirwe ibyaha tuzajye mu ijuru, ngo ab'inzira koko n'ukuri n'ubugingo byonyine. Si icyo cyonyine. Uyu Yesu n'uwo mu gihe cya none n'igihe kizaza, n'ukora ibitangaza bifatika n'ibindi dutegereje by'ahazaza. Uyu Yesu n'ureba mu itangira akageza mu iherezo. Ni Yesu w'ibintu bigaragara n'ibitagaragara. Ni Yesu w'ibiriho ubona bitari n'ibiriho n'ibyo ubona ko bitariho. Ni Yesu ubona ko w'ibintu byawe bitagira ishusho n'ibyo ubona ko bifite ishusho. Ni Yesu utanga ishusho aho ibintu bidafite ishusho. Ni Yesu w'icyerekezo bidafite icyerekezo. Ni Yesu utanga ibiryoshye kuruta ibya mbere, ukafata ko ibya mbere ko byari bibi. Ni Yesu urema igitangaza mu buryo butangaje, icyakoze kikakwibagiza ibyahahise. Uyu Yesu iyo igihe cye kigeze, igihe cy'Imana kigeze, akora ibintu bifite ikinyuranyo cyane n'ibyo wowe wibwiraga, n'ibyo watekerezaga, n'ibyo wajyaga wibaza, ukarara udasinziriye, ukarara wibaza byinshi. Muri ibyo byose nta mukono n'umwe wakwiyunguraho, nta kintu na kimwe ubasha gukora kugira ngo ubashe gushyira ibintu ku murongo. Waragerageje byaranze, waciye aha biranga, wagishije inama ntibyakunze. Ariko Yesu uyu nguyu ni umujyanama mwiza udatenguha. Iyo umugishije inama kugira inama, iyo umuyoboje inzira arakuyobora, iyo umutabaje mu bibazo aragutabara. Nuvuga ngo ahantu umukeneye arahaboneka, ariko kandi ntabwo ahabonekera mu gihe umushakiramo, ahabonekera mu gihe cye. Twongere tuvuge ko ari we Mana ishobora byose, twongere tuvuge ko ari wo gusingizwa, twongere tuvuge ko ari we murinzi mwiza, ujya urinda kandi ukarinda neza. Mana, mu bakwisunze ntawe ugeze akorwa n'isoni, nta n'utigeze urengera cyangwa ngo utabare. Mu bakwiringiye nta n'umwe muri bo wamwaramwaye ngo abure uko agira, abure uko agenza, kuko uri Imana itagira uko igenza, kuko uri Imana itagira uko igira, kuko uri Imana ifite inzira nyinshi, ufite uburyo bwinshi, ndetse kandi imbaraga z'umwana w'umuntu aho zirangiriye izawe zijya zikomeza. Bishatse gusobanura ko mu buzima bwacu imbaraga zacu zibaye nke, ubushobozi bwacu bwabuze, ubwawe burahari ngo udutabare, ubwawe burahari ngo uturengere. Niwe twisunze, niwe twegamiye, niwe twiringiye. Muri iki gitondo Mana, nyemerera wumve gusenga kw'abagaragu bawe, nyemerera wumve gusenga kwacu muri iki gitondo. Mana, turasenze, duhamagaye imbaraga zawe, duhamagaye gukora kwawe kwiza, Mwami Imana yacu.
dusengeye buri wese ugiye kujya mu kazi, murengere mu kazi ke, murwane intambara z'uburyo bwose. Mwami Imana yacu, mu kazi harimo byinshi, umuntu wese yahura na byinshi bitandukanye, ibigeragezo by'uburyo butari bumwe, byaba mu byo bakorana, byaba mu impamvu z'akazi bwite, byaba mu bindi bibazo bitandukanye. Mana, urengere buri wese mu kazi ke kandi utuma akazi ke kagenda neza, umushyigikire. Dusengeye abashomeri badafite akazi, Mana ubagirire neza, baha akazi, uca inzira aho zitari. Mana Nyiringabo, umutware buri wese uko yaciye hirya agaca hino ashakisha akazi, niwe umutware, niwe uyobora intambwe z'ibirenge by'umuntu, umugirire neza. Mana, hari abantu bagiye batanga dosiye zikubikwa, hari abantu bagiye batanga dosiye ntizibukwe, hari abantu bagiye badepoza hirya no hino mu makampani cyangwa n'ahandi nibyemere, dosiye zabo zikabikwa zikibagirana. Abo turabasengeye ngo dosiye zabo zibukwe, wongere ubibuke, wongere ubibuke, wongere ubibuke, bahamagarwe bajye gukora akazi, bahamagarwe ubacira inzira z'akazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aho badepoje birashoboka, n'ahandi byashoboka, ubacira inzira aho zitari. Imana, dusengeye abarwayi bari mu bitaro, ubagirire neza, ubiteho, barengere, ubafashe. Mana, hari abarembye batabasha no kurya, batabasha no kwicara, batabasha no guhaguruka, batabasha no kugenda. Abo bose turabasengeye Mwami Imana, wowe muganga mwiza, dogiteri wa dogiteri, uruta bose Mana muri byose. Ngwino winjire mu bitaro byose, mu barwayi b'indembe n'aboroheje cyane, ubagirire neza kugira ngo Mwami ukore ibidasanzwe. Ari abaganga n'abadogiteri bakurikirana aba barwayi, babone ukuboko kwiza gukomeye, babone ukuboko kw'Imana gukora imirimo n'ibitangaza, babone imbaraga z'ijuru, babone ubwiza bwawe bwitamurura, babone ukiza, kugira ngo ubuhanga bw'abahanga bugushime, bugusingize. Buri wese mu bwenge bwe ahimbaza Imana ishobora byose, ikora iby'abantu bananiwe, ikora iby'ubwenge bw'abantu butabashije. Nyemerere winjire mu bitaro byose, winjire ahantu hose, n'abarwariye mu ngo, n'abarwariye mu nzira, n'abarwariye n'ahandi hatandukanye. Mana, abo bose ubagirire neza mu izina rya Yesu, ukora ibitangaza bikomeye mu buryo bukomeye, kandi utangaza amahoro mu mitima y'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twifuza nuko icyubahiro cyawe kizamurwa, izi mbaraga zitsikamiye abantu, ibi byananiye abantu, bikagaragara ko ubumana bw'Imana mu butatu bwera bw'ijuru byagaragaye ko bukoze igitangaza, kwera kwawe kukaboneka, bagasingiza izina ryawe, bakavuga ngo ni ya Mana ishobora byose igaragaye ahantu, kuko twagerageje bikanga, bose bagahimbariza rimwe izina ryawe. Ibyo nibyo twifuza, nibyo dukeneye, ngo ukore ibyo ngibyo. Dusengeye imiryango, ingo Mana, abagore n'abagabo Mwami batabanye neza, babanye mu makimbirane, babanye mu bibazo, babanye mu kutumvikana, turasenze kuko uri Imana ishobora byose. Nibuka neza yuko icyo wafatanije ntawe ubasha kugitandukanya. Aka kanya niyo mpamvu usengeye imiryango, uburyo bwose aba bagabo bahuye n'abadamu babo, mu buryo bwose abadamu bahuye n'abagabo babo, iyo umuryango wemeye kuba wabishigikiye ngo bibeho, ndasenze ngo utange amahoro muri iyi miryango, utange ituze n'ihumure, utange umutekano, ubahe guhuza Mana, uhagarare hagati nkateranya, ubemere Mana, ubane n'iyi miryango. Uyu mumama niba yishira hejuru umucisha bugufi kugira ngo ahuze n'umugabo we, umugabo niba yishaje umucisha bugufi kugira ngo ahuze n'umugore we. Mwami, abana niba barananiranye, ubacisha bugufi kugira ngo bashoboke, bubaka umuryango wuzuye amahoro, wuzuye ubukristo, wuzuye ubumana, wuzuye ibyishimo n'amahoro n'umudendezo mwinshi. Sengeye imiryango kugira ngo yikomeze, kandi muri iyi miryango urememo amahoro atangaje, ubuzima bw'ubumana bubonekemo cyane, amahoro atangaje y'ijuru aboneke muri iyi miryango mu izina rya Yesu Kristo. Ngahoro ngwino ukora ibitangaza bikomeye, ushigikire buri wese. Uyu munsi wose ndawusengeye, abagore n'abagabo ndabasengeye, abakobwa n'abasore ndabasengeye Mwami, abana bakiri bato, abakecuru n'abasaza ndabasengeye. Uburinzi bw'Imana we kuri umwe wese, kandi uyu munsi buri wese abona igitangaza cya gukomera ko gukomeye kuboneka
biboneka kuri buri wese. Ndinginze ngo buri wese abone amashimwe mashya mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo twinjiye mu mpera z'umwaka, Kristo buri wese arangizanye umwaka amashimwe, arangizanye umwaka umunezero, arangizanye umwaka ibyishimo, arangizanye umwaka kurangirizwa agahinda no gushyira kw'amarira ye, arangizanye umwaka ibinezaneza by'umutima. Urakoze Kristo Nyiringabo, ndabizi neza ko ushobora byose, nta na kimwe kibasha kuroga imigambi yawe, kandi uganje gukora ibitangaza bikomeye. Urakoze kubyumvise, habwa icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu, amen.